hafi aho ngaho yajyaga anyura akavuga ati yo mbega umukobwa uforomye neza we yakubitamo akajingisi yo mbega umukobwa uforomye neza we umugabo uko atambutse akareba cya kibuno umugabo uko atambutse akareba cya kibuno umugabo akururwa n'ikibuno aramurambagiza amaze kumurambagiza barashingira umunsi bashingiwe bajya muri dushe umuntu avuyeyo yampaye inkaga none ni wowe narinzi niyo byagenze gute bakwiyakira uko nguko bameze nta bintu byacitse ariko apostle nishaka wenda sintandukire cyane twari turi kuvuga ku mabuno ndetse tugera naho tuvuga ko hari abantu bagenda bakajya kugura nyine biriya bikora birimo n'ibifufuma ibipamba cyangwa se tumatora dutoya reka tutwige kugira ngo baberwe reka tuvuge aka kantu ndashaka kugira ngo nkavuge nigeze gushaka kubivugaho cyane kubisubiramo byakunaniye cyane niye rwose byananiye abantu badukurikiye ibihembo nta muntu ubishaka umuntu apotre yasize ibihembo hano by'umuntu ugomba gusubira mwirigorane ongera bivuga twumva 666 ariko umugezi ko ubundi aho bifashe mu gihe kingana usibe kumbwira ngo ni imbisubiremo shaka kubisubiramo biragoye kuburyo bukomeye cyane urumva za sisi nazumvishije nasanga niba ari sange niba ari n'imisundwe yibaze n'ukuri urumva rero 666 imisundwe 666 666 Murakomera reka manze musuhuze Yesu ashimwe Yesu ahimbaza amakuru turashima Imana meze neza yego turakomeye nanjye ndashima Imana haleluya amen abakunzi bacu turabasuhuje abakunzi bacu turababwiye ngo mwebwe mwakoze subscribe turabashimiye by'umwihariko namwe mutarakora subscribe ni muyikore mujye musharinga ibiganiro byacu kandi ikindi twabasaba ni mubyumve munabisoze nibwo muzamenye neza icyo tubabwira icyari ntukajye wumva ikiganiro ngo urukirize hagati kubera ko iby'inyuma biba biryoshye kurenza iby'imbere karame ni ukuri Imana iguha umugisha amin rero ubwo wababwira ati ntugende utagisoje buriya niko wahita ubabwira ati ntugende utagisoje ni ukuri murebe turi kumwe ariko ubundi baba bajya hehe bagenda batagisoje ubundi kuki bagenda batagisoje ni ukubera izihe bagenda bajya hehe batagisoje ubundi si uko se yego none se amakuru ni meza dushyira imbere y'Imana yego ubundi tuganire tuganire kubwira ibintu bigezweho muri iki gihe yego nawe uza kumbwira niba warabibonye cyangwa nimba warahuye nabyo yamaye kagarara ibyo bintu ni ibicu uzanye kubanze ko warugira udushaka reka tubanze twiyagize Imana ubundi Imana ize kutuyobora muri risengesho ndagushimiye data wa twese mwiza twongeye kuguha icyubahiro nyagubura ku ngoma Imana twemeye ko tuboneka kuri iyi kamera twongeye kugushimira nanone data wa twese kuko Imana y'ubuzima waduhaye rero mukabora w'Imana ngwino bane natwe bashe kutuyobora muri iki kiganiro tugiye gukora gituma abantu bunguka ibitekerezo mwami bakabasha kubaho muri societe kandi banyuzwe mu kuba bigambiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen yego mama menyo Imana ishimwe cyane no kuri uyu munsi rero bampuye n'abantu abantu bari gutembera mu muhanda umwe atangira kugenda avuga ati Nyashi yanjye n'undi ati Nyashi yanjye apoze ibyo bintu wewe ese ko bivuze ko tumashaka kwireba kumara ngo tumashaka kwireba undi ngundi Nyashi iryo jambo rya Nyashi maze igihe mbyumva ngo Nyashi yaze ngiye nkagira ngo ni n'amashi Nyashi nkagira ngo ni amashi ariko sinza kubareza se Nyashi ni iki baza kubwira ngo Nyashi rero ngo ni amataye yayandi nyine ya mwene gutya kwa kundi nyine ariko hari n'andi yagurutse yagurutse cyane nandi yagurutse Yesu Kristo byose uraza kutubwira amoko yazo kuko ndi kubona yazo kundusha umva uraza kumbwira amoko ya Nyashi kubera ko ndumva yazi cyane Nyashi rero nanjye bwa mbere numva iryo jambo nanjye ngira banje kugira ngo namashi
ariko reka manza muzimanire eyo nibyo ciyazi disiwe ubuzima bwacu namwe anotro soif nukuri mwese bibagereho ariko wazana gira gutya nyine nushaka kugaragara muri kamera ariko bigaragara ko turi gusangira hano bigaragara ko turi gusangira bigaragara ko turi gusangira nukuri Imana ibahe umugisha kandi buriya turababwira namwe bakunzi bacu nukuri muzadusure turazimana twebwe iwacu ntabwo tujya twimana ntabwo twakwimana tugomba gutanga tugomba kwakira abashyitsi tugomba gusangira iby'Imana yaduhaye amen ara turuno ano muto rero niko Umufaransa yavuze ngo tugaruke ku ntama yacu turuno ano muto harabagira ku kintu bita nyashi izo nyashi rero nkurikije amakuru yazo numva izi nyashi zigiye guca ibintu shazira nabiciye ariko se mama menyo ubundi izi nyashi zaje zite ubundi izi nyashi numva ngo namabona abagore bajya kwitereshaho ngo abandi bakajya kubigura ngo kuko ngiyewe nakubwije ukuri ko cyagiye turi kuganira nagiye kumva nyine numva umuntu avuze nyashi nkuko nawe ubimbwiye ariko ngira amatsiko dore ko abakozi b'Imana tugira amatsiko kubi ngiye kumva uravura bwa terega pasteri nyashi buriya ni ibibuno abantu bambara umva banatangaye ngaho abafite ibinini ngaho abafite ibito nkuko babivugaga ndavuga ariko se iyo abantu bari kujya gushaka izo nyashi baba bashaka iki ntabwo abantu bakwiye kunyurwa nuko Imana yabaremye Rabwa ati have ntabwo uzayisigeze ntabwo uzi ukuntu baba bacu bari kuducika ntabwo uzi ukuntu baba bari kurara bakubitwa kubera ibibuno ntabiriho yo hari umuntu wigeze uvuga ngo ese nguriya muntu ko ngo yewe bari kugenda ngo kagira ngo ari kuza yego bivuze iki nyine hano inyuma nta kintu kibereye wagira ngo ikibuno cye ngo ni umushoferi abashoferi mwese nta bibuno mugira mu bwizi abashoferi mu buriki ko n'abandi abashoferi bagira amabuno ubwo buriya mbaraho ntabwo babeshye icyo ni ikibazo urumva warumvaje uti ni ukubera izihe impamvu impamvu abantu bari gukora ibi bintu ngo bya nyashi hari abajya kwibagisha bakiteresha ibyo bibuno hari abakoresha inshinge bakabatera imiti yo kugira ngo nyine amabuno yabo akure usibye n'amabuno n'amabere nayo ngo hari abari kujya kuyibagisha ariko hari ibintu baba batari gutekereza cyane impamvu ya mbere ni uko abagore urumva nibo babikora nuko ngo bikundwa n'abagabo aho hantu tuhatinde abagabo hatinde aho hantu ni ukuvuga ngo niba mbyumvishe neza aba bagabo bari kuduteza ibibazo bari gutuma abagore tujya kwibagisha tukagira ibibazo abandi tukajya kugura ibikabutura by'ibibuno kugira ngo abagabo bibakurure abagabo rero bari kuduteza ibibazo rero nibyo nyine nashaka kuvuga urumva nta yindi mpamvu urumva abagabo ikintu cya mbere arakureba ngo amanze arebe ikibuno uko kimeze nimba ikibuno ari cyo cyuba none se abagabo mudukurikiye musigaye murambagiza ibibuno ntimukirambagiza imitima y'abantu musigaye murambagiza ibibuno abagabo ntibakirambagiza umuco ntibakirambagiza uburere ntibakirambagiza umutima w'umuntu noneho kubera ko hanze ahangaha abagore n'abakobwa bakeneye kurambagizwa arakora ibishoboka byose agira ibibuno yakwemera bakamubaga bagateraho iroti ry'inka akabubwira hari umukobwa byigeze bibaho akajya yambara nyine kiriya gikabutura yego kiriya kintu ni kibi cyane kucyambara umeze nk'umuntu ubaye koronike ni nk'ikiyobyabwenge umukobwa akajya cyambara umugabo hafi aho ngaho ahantu yajyaga anyura akavuga ati yo mbega umukobwa uforomye neza we yakubitamo akajingisi yo mbega umukobwa uforomye neza we umugabo uko atambutse akareba cya kibuno umugabo uko atambutse akareba cya kibuno umugabo akururwa n'ikibuno aramurambagisha amaze kumurambagiza barashyingirwa umunsi bashyingiwe bajya muri dushe umuntu avuyeyo yampaye nkaga none ni wowe narinzi niyo byagenze gute bahise batana kuko uwo mugabo yaje amukurikiyeho ubwiza bw'inyuma cya kibuno nyine cyo cyamukuruye none ageze mu rugo arakiruze none wa mukobwa uri kwiyambarisha ibibuno 500 umuntu akakubona mu nzira utambutse agakunda uko uforomye mu kanya ko icyo kibuno uri kwiteraho ko gishobora kuzakuzana ibibazo nanjye nibyo mba ndiho mbwira abantu urumva ngo kubera ko abagabo babikunze abagabo bakunze aya mabere navuze ko n'amabere abantu bari kwibagisha ikibuno gusa bari kubagisha ngo n'amabere nimba bayagira mato nimba bayagira manini kugeza ubu ayo mabere ufite ntabwo ahagije mumbwire mu by'ukuri ubu tujya kwibagisha jewe rero babwire tujya kwibagisha bitumye mese ndeba ubu tujya kwibagisha nyine
tujya kwibagisha mubwiza ukuri. Bakunzi bacu rero icyo dushaka kuvuga ni iki? Turashaka kuvuga ngo abantu kuki tutari kwemera uko turemye Imana yaturemye. Ntabwo turi kwemera uko Imana yaturemye kandi ubundi twakagombye kubyishimira. Njye nakwicara nkavuga ngo uku nguku ndi nyine n'uyu nguyu niwe njyewe. Wamenye tuvuga gutyo hari abantu muri comment baradutera amabuye. Baravuga ati Apotre Rosine na mama Mignone bari kuvuga ngo tugume uko Imana yaturemye. Boko bafite imisatsi bayitereraga imisatsi ko bayiterera. Boko bafite amaherena bakaba basiza amaverine ku nzara. Urabona? Kuki mwebwe mwabikoreye iki? Mbo impamvu turi kuvuga gutyo kuba wafata nk'iyo misatsi ukayitereshaho ukaba wakwambara amaherena n'ibiki byose ibyo bintu ntabwo bigenda ngo bya affect umubiri. Ni ibintu bigaragara kuko urumva umuntu wafashe ikintu cyo kuvuga ngo ndagiye babaga ibere bateraho indi nyama. Iyi nyama bari guteraho ntabwo uzahandi bari buyikure. Iyi nyama bari gutera ku kibuno ntuzahandi buturuke. Ari nayo mpamvu ujya kubona ukabona ngo abantu ngo ibyo bibuno bari kwitereshaho kujya birimo biratemba birimo birabora kazamo biraza ninyo harimo bakora twakera tukaguma uko Imana yaturemye. Hari bitutse abantu bajyaga batukana ngo kajoga inyo. Umuntu akaba ari kujoga inyo gihagaze bari gushaka ikibuno ngo abagabo bazajya batambuka bakabara ngo kiri gutitira gutya. Njye se ndatitiza ndagifite n'ibijyanye n'ibyo gukora. Urumva rero ikintu buriya reka nkubwire Apostle nanjye hari igihe njya mbireba umva birancanze ariko rero buriya nk'uko wari ubimbajije aho kugira ngo umuntu agende ajye kwibagisha niyemere ajye kukigura. Noneho ubwo turi kuvuga ko abantu bagomba kujya kugura bya bikariso bakabyambara kugira bibagishe. Ariko ikiriya gikariso kuko n'ubundi isaha n'isaha ugikuraho ukakijugunya hariya sibyo. Noneho ubwo mu kiganiro tubwira abakunzi bacu ngo kugira bajye kwibagisha bajye bajya kugura biriya bikabutura. Kwibagisha byo numva ni bibi cyane kuko kwibagisha usibye no kuvuga ngo harimo kuzamo izo nyo birimo biratema. Hari n'uwo nigeze kubona ikinyama kimwe cyarodotsemo tagiye none ko hari igihe nabyo bikabutura bambara se ko hari igihe gihegama kikagira uruhande rumwe ikindi gipamba kigatsuka gutya nabwo ya shape umuntu yashaka ukabona n'ubundi ntabwo imeze neza. Ikibazo rero aho hari ikindi biriya bibuno by'ibyambarano ntabwo binyeganyega bimeze nk'ibiti biba bisaba kugira ngo nyine ubyajiste neza. Ntabwo kuna mabuno normal yititiza ntabwo cyo cyititiza. Urumva ni ikibazo ariko nituganira n'abakunzi bacu nukuri mutubwire muri comment namwe mutubwire koko ni byiza ko umuntu afata umwanya wo kujya kwibagisha ndetse agatanga nayo mafaranga kugira ngo akunde ahindure tayi Imana yamuhaye. Mbo aho biraza kugorana kuko hari abantu turi mu byumve kimwe. Yego hari abaraza kuvuga bati kuki ugenda se wowe ukogosha umusatsi cyangwa se ukagenda ukagira gute na gute natwe n'uburenganzira bwacu bwo kujya kwibagisha iterambere riri kuza kukiba kubaga ugiye kubyara ibintu nk'ibyo. Yego ariko turebye ingaruka ziri kuvamo n'abantu bagende bahura n'ibibazo nukuri pe hano hari urubyiruko rudukurikiye harimo n'abadamu badukurikiye bari kumva bari kurara bataryamye cyane rwose babona amafaranga kujya kwibagisha ngo kiburo ngo kiba kiri. Abashuga dadi bagowe bakwa amafaranga kugira ngo abagore n'abakobwa bajye kwibagisha ngo babone ibibuno. Bashuga dadi muraho neza ariko turabasuhuje abashuga dadi amabuye. Ariko ngwiki ngo akajeje gasumba gafunge. Akajeje gasumba gafunge. Ariko hari kagorane ngiye kuguha ikizami turi kuri kamera. Iri gorane ngiye kuvuga n'urisubiramo. Umva yebane nukuri mwemereye igihembo. N'umuntu uzarisubiramo iri gorane n'urisubiramo karivuga neza mwemereye gift hano. C'est 666 qui se serse c'est 666 soso. Yeba batatoye. Ngo c'est 6 c'est 666 qui se ibisurwe 666 yo nkibere rimwe aba ari ibicucu.
nawe kuri kamera oya hari n'ibitutsi bahita bazana byo gutuka umuntu bakavuga batasuriye wari kwigira make ariko sugar daddy nawe ubyibuka neza uyu muntu uri kukwaka amafaranga kugira ngo akunde ajye kwibagisha wibuka ko ashobora no kwibagisha ntagaruke kubera ko kanseri ishobora guhita imwatakira aho ngaho rwose oya mama minyo ntabwo bikwiye ko abantu hari ibintu dukora twihindura turi gushaka ubwiza nk'abagore ariko hari naho tugera tukarengera gusuka umusatsi sava kuko mu kanya urabikura wenda nicyo wavugaga cyo kujya kugura kiriya gikabutura savaho kukigura ngenda mu kanya uracyambura nikora gishyire hariya ariko nanone tugaruke kuri wa muntu wakubonye ucyambaye uberewe mu ipataro mu gakanzu kanyegereye nk'aka nambaye akabona posoro zine wumva nyashi zirabyimbye zikoze nka eye hari nyashi akoze nka eye gutya hari ayandi akoze nka ve hari ayandi akoze nk'uruziga urumva akoze nk'uruziga wayumvishe nyashi zikoze nk'uruziga wazumvishe na nyashi ikoze nka va wayumvishe n'indi ikoze nka a wayumvishe urumva ubwo rero uwo mugabo nakubona kuko biriya nyashi nyine bifite ukuntu yabikoze akaza nkurikiye nkunze nk'urugero agasanga ya mabuno ntayo ufite uyu mugabo sinzaba mukomerekeje uzaba uri kwica iperereza uyu mugabo nzaba mukomerekeje uvuga uko ibintu bizagenda niba Potere Rosine rwose nziguma nkomeze oya njye numva abagore kuko ibintu uri kubikora ngo ukuri umugabo uyu mugabo naza kuruwe n'ikigo adakuruwe n'amaso adakuruwe n'iseko adakuruwe n'imico adakuruwe n'igihagararo agakururwa n'iki kibuno wambaye giterano akaza aricyo kuko reka nkubwire buriya abagabo nubwo mudukunda umugabo iyo ari gukunda afite ibintu bimukurura ku mugore nk'ubu ngubu hari abambwira ngo bakunda intoki zanjye ni nziza ariko abandi ngo bakunda ibirenge byanjye abandi bakunda ukuntu useka abandi bakunda ko yanjye abandi bakunda imisatsi yanjye hari n'abantu batajya bashaka ko nsuka ngo mpore ngumana ya misatsi gusa ngo bakomeze barebe urumva rero n'undi mugabo uzakunda undi mugore azafite ikintu kimukuruye n'ikimukurura turi kuri nyashi nahurwa n'iyo nyashi yakugeza mu buriri ugasanga ntayo wa mugore usiye kwikurura intambara wagumanye ipasi nk'iyi yanjye iyi kuri kamera nuko nahaguruka ndi umutangi wenda ngo mbereke ngo murebe ariko wagumanye ubushoferi nk'ubu bwanjye ukanyurwa n'uko bimeze uzagukunda akakurambagiza ko akagukunda uko ari aho kugira ngo akurambagiza kuri iki nyashi yabonye kandi ariya pirate nta niyo ufite wibuza amahoro ese kuberwa inyuma hanze bikakugiraho ingaruka bimaze iki ese icyo kibuno uzagihisha cy'igiterano kugeza ryari icyo ni ikibazo niyo mpamvu n'abagabo imisatsi ntabwo twaye kuko ntabwo tuyihisha iri ku Rwanda sinzi umuntu wabivuze aravuga ati impamvu n'ubundi usigaye ubona umuntu atazi ibyo yagiyemo nuko ukururwa n'utwo tuntu duto tw'inyuma kandi utu tuntu duto tw'inyuma turashirereka ushobora gukururwa n'iyi kanzu nambaye reka mvuga ino kanzu kuko buti yambaye ikanzu nziza yambaye ikanzu ihenze ati buriya n'ubundi azahora yambaye ibintu byiza kandi bihenze iyi kanzu irahenze ariko ejo ushobora kuyibura cyane urambagije umutima urambagije imico urambagize ibikorwa ureke kurambagiza ibyo ubona inyuma siko ndi kumva uri kuvugamo za ugeze mu magorane ndi kuvuga ngo za rambagiza niko bageze mu magorane muri za kera twaga twiga ibintu by'amagorane nk'ibyo ngibyo mu ishuri ibintu bitangaje babyita hari aho babyitaga isubirajwi hari igorane uzi se ariko hariya turi kuri kamera tuba dukurikira muri abantu benshi baba babyumva ivuga igorane rimwe tugende dukomeze siko nta muzi ibibiri bya nyira bibiri mu muri mwana kandi iryo uzi iryo ni iry'ikinyarwanda hari n'ibindi kuko hano hari abana badakurikiye batazi amagorane harimo n'abapapa batabizi ibibiri bya nyira bibiri mu muri mwana ndosubiramo ujya gusura ngo niba agasimba gasumba gafundi agasimba harya ubwo ngo kubusubiramo byakunaniye byananiye rwose abantu badukurikiye ibihembo nta muntu ubishaka Apotre yasize ibihembo hano by'umuntu ugomba gusubira mwiri gorane ongera ibivuga twumva 666 5 6 6 7 c'est 666 5 6 soso
ariko umugezi ko ubundi aho bifashe mu gihe kingana usibye kumbwira ngo ni imbisubiremo kubisubiramo biragoye bikomeye cyane urumva za sisi nazumvishije na sang niba ari sange niba ari n'imisundwe yibaza nuko urumva rero sisa soixante sangsi imisundwe 666 sisa soixante sangsi imisundwe 666 kisise SRC zo nk'ibere rimwe sise nukonka se ni ibere zonka ibere rimwe kisise SRC iyi noneho se sisa 66 sangsi iyo misundwe 666 se so ni igicucu abari ibicucu urumva atari danje ni danje ntabwo umuntu yicaye akabitekereza utamukiza kuri kamera yabisubiramo gusubiramo kuri kamera ibihembo burabibuze ni ukuri kado yanjye ndayihombye urabigiye guhita nguha gift y'ikibuno ugahita hano wari kumva ikimeze hano ari kuguha igifite iforomo imeze gutya se ya yego iyo ngiyo ya nyine hari n'ibimeze gutya hari n'ibimeze gutya n'ibirumbye gutya iyo bimeze nk'udutoryi ariko nshuti z'Imana nubwo turiho mukabona turi kubivuga biseka duseka ariko biranasekeje kugira ngo wemere ujye kwibagisha birangira inyo ziri gutakara ngo no gushaka ngo amabuno ngo akurura abagabo ese uzabakurura barapfuye ese nuramukubakuruye bw'ubundi ese urunguka iki harya ese wenda da ushaka amabuno yo gukurura abagabo n'abagabo ni umugabo ni benshi cyangwa ni umwe ese niba ari umwe mwakwicaye mukabiganiraho ukamubwira uti rero sheri wanjye ni ukunteye nta n'ukundi arega aba bagore nabo rimwe na rimwe harimo no kutiyakira aba bagabo nabo sinzi ukuntu bameze abagabo nabo ntabwo bakirambagiza imitima nk'uko twabivuze ntabwo bakirambagiza imico bari kurambagiza iki amatayi ni ukurambagiza iby'inyuma iby'inyuma rero abantu bose bakarya ubundi umufaransa aravuze ngo housing aparase sotro abantu bose bazambara amabubu ese ubundi bagiye bambara amabubu mu gane ziriya nyashi ntabwo zagaragara ariko zikaribwa barakwica none baramubita bavuga batari kubundi ushaka kutwambarisha amabubu aza aho isi igeze atahubwo uriya mu musengero atari kumwe n'umushumba yamusengeye bura ntabwo abona ko yatangiye hari umwana wajyaga babwira bati noneho wabyibushye cyane ati nimbyibuha cyane bazanyihera ibubu niyambarire ariko rero nshuti z'Imana ni ukuri tubigira urwenya tureka no kubigira urwenya nimureka buri muntu wese yiyakira uko Imana yamuremye ejo nimba wanze kwakira ayo mabuno yawe ameze uko ugahitamo kujya kuyabagisha ndatekereza ko uzajya kubagisha n'ijisho ugashaka kugira ikijisho kinini nk'icya mama minyoni yarakoze kare wala hubumva azajya no gusongoresha amenyo haboneke munyinya nk'iya usanga amenyo bashizemo rero no kuri tusoza iki kiganiro nese niba komeza kwibagisha umuntu mugufi azibagisha yiteresha ikibuno yiteresha amabere cyangwa azakora ku buryo banamukurura muremure nkanjye sibyo urumva atari yaganje none ko biriya bibuno bateramo ama estrogene ama hormone nyatuma base iba nini ku magufa aho bazateramwa ya urumva ni ikibazo si ikibazo gikomeye ni ikibazo buri muntu wese niyiyakira uko Imana yamuremye tugara ku musozo rwose ni nacyo kigaragaza ubwiza bw'isi nicyo kigaragaza ubwiza budasa bw'Imana yavuze ngo ubuzima buri mu ibyiza n'ibibi ngo nibwo buryoha ariko natwe abantu nitubaho dutandukanye nibwo ibintu bizaba biryoshye ubudasa bwacu nibwo bunezeza Imana nko kutategura ururabo rw'ibara rimwe ngo ubone ni byiza uvanga umutuku ubururu icyatsi ukabona nyine variete y'amabara ukabona ururabo rwiza no mu bantu rero harimo abagomba kugira amabuno nk'aya yacu abandi nyine nk'uko twizanye guti twazivuze abandi ukagira n'abashoferi bagenda kugira ngo baraza kandi nabo bagomba kwiyakira uko nguko bameze nta bintu byacitse ariko apostle nishaka wenda sintandukire cyane twari turi kuvuga ku mabuno ndetse tugera naho tuvuga ko hari abantu bagenda bakajya kugura nyine biriya bikora birimo n'ibifufuma ibipamba cyangwa se tumatora dutoya reka tutwite kugira ngo baberwe reka tuvuge aka kantu ndashaka kugira ngo nkavuge nigeze gushaka kubivugaho cyane
aba basore bo bajya bambara bamanuye ubitekerezaho iki? umva ngiye mfite n'umukobwa wanjye akarambagizwa n'uriya ntabwo namuha umugeni ukabona ari kugenda ipataro igiye kugwa naho kubera ukuntu yambaye yamanutse yageze hano ntabwo ari bubashe kwihuta ahubwo agenda nk'uri kugenda mu mazi ahubwo ameze nk'igishuhe kiri koga ni igishuhe kiri kugenda mu mazi ubona agenda neza gutya kugira ngo iyi pantaro igeze hano si ibibazo koko amaguru ayifate mureke mbabwire rero niba abagabo batashaka kujya bambara amakabutura amapataro ngo bafate neza yambare twese mugabo wambaye ipantaro agashyiramo umukandara akaberwa oya ubwo bazabihindura amapataro bayakureho kuko n'ubundi baba bashaka gutsura ubundi bambaye bamwe n'ubundi bayeretse bakambara nka kuriya abasilamu bambara amakanzu niba amapataro batayashaka cyose si ikibazo se cyaba ari ikibazo ni ikibazo rwose umanza usome ariko uzi ko ubundi niturangiza anotroswafe mwese tugana ku musozo abakunzi bacu wabagira inama ki nyine abakobwa bacu bari kurambagizwa abamama bari mu ngo harimo n'abakuze barafite n'abakone bakazana ngo bari kujya gushaka ngo bagire amabuno koko gushaka amabuno y'icyo ushaje wakisahereza mu bana no mu buzukuru oya akaba ari mu rugo wasanzwe afite n'umugabo akajya gushakisha nayo mabuno si ikibazo ubwo ni ikibazo akagenda akibaza gusanga ahubwo umugabo wanjye bimufashamo akamubwira ati rwose sheri wanjye uzagende uzagaruke nyuma y'ukwezi barakubaze barabiteyeho barakudoze ese baratera bakanadoda bakanagira ko ntagiye wakagira imana we twazaperereje ariko uzakora ubwo bushakashatsi tuzabukora abakunzi bacu uzagaruka hari n'umuntu dushobora kugeraho tukamubaza tuti weho babigenje gute barafata bagatera bakuraho uruhu yakwemera ko akubwira ngo niko yavutse hagize umuntu mbabarira akambwira ukuntu bigenda batubabare batubwira ukuntu bigenda bakuraho uruhu bagashyiraho inyama wenda y'inka reka nanone nawe urabihuhuye da ese bakiraho iki umva bafata inyama yo ku kaguru bakayizamura sumbaza uko ntabigenza ariko bakata inyama yo ku gice kimwe bakayizamura kuri ayo mabuno ibyo nabonye bo bari bari gutera ishinge bagiye bashushanyaho barashushanyije bagenda bashyiraho utuziga bakagera ahantu bari bucuromba agashinge ku mabuno bakajombaho nk'inshinge ariko basanze Yesu ko ari uri buturuhure arega buriya Imana itanagusiza igikundiro mwene data ni ukuri nubwo ufite amabuno angana n'iyi nzu twicayemo Imana itagusiza igikundiro n'ubundi byo wirukankira ntabyo wabona rero dusoza abakunzi bacu ni ukuri mwamenye wakongera ukabibutsa nimero yawe ni ukuri hari abantu bashaka kuba bafunguye YouTube channel ubwa mbere kavuga turi mu damu w'inyinya bamukunze ataranasetsa ati tumwibuka kurigeza ririmba karirimbo ngo ndibuka cyagihe ngo umugabo wanjye turi muri green ko karirimbo gadakunze shawa gasubiyemo tugasoza oya reka niririmba ikibazo umugabo wawe ngo muri green ko Dutere cyane ubundi ugiye kuririmba n'ibyawe pe umva ntabwo napfuka dushubitwe inkweto zawe ariko iriya ndirimbo ni nziza ndibuka igihe twari kumwe green corner twaganiraga ibyerekeye ubuzima bwacu twembi undora nkurora utinyita sheri mwita majori urumva ntarinze se umugabo nawe avuga majori oya cyangwa umugabo niwe wavugaga ko umugore yamwitaga sheri undi akamwita majori naringize da naringize ngo nyita sheri mwita majori yego kora uko ushoboye gufashwa pe kose mazungaruke umva n'ukuri bazagutumira pe bazagutumira rwose reka kunyisha agahinda nkaho nakwiciye swat gira abakunzi bawe abakunzi bacu nimero yanjye ni 0788268382 yego rwose Leonira tubwiri yawe Leonira yego mama minyono fish kugira amazina menshi nkayishoka yego n'ukuri abakunzi bacu n'ukuri turabakunda ariko hari umuntu ushaka ubufunguye bwa mbere akavuga ati se uyu mushumba w'ikizuba zuba hari
umuntu ufite ihungabana udashobora n'utibebeza ninde ngo uzakubebeza witeteshe ngo wikunde ninde muntu uzagukunda ratumva aposorozine nyirandiho ku bwayo niko nitwa ndi umushumba w'abahoka ministry nimero yanjye ni 0788 94 24 none ko mvuze ngo ndi umushumba w'ikizuba zuba ukabihakana none wabona ndi igiki oya uri none ndi uri dusoze ari umugabo uri iwacu twaririmbaga muri korari nyine nawe akagira ama confidence hari igihe numva iki kiganiro ahita aseka muri comment hari igihe twaga tujya muri korari turi kurepeta none yarangiza akavuga ngo njyewe ngo ndi uruyuki ngo umugore wanjye ngo ni icyuki ngo nanjye nkabura uruyuki umugore ni icyuki ngumwe ni icyuki ndakabura uruyuki none nini yita ikizuba zuba kizungerezi mukozi w'Imana ndabyitwa nande ntawe n'uwabinyita ndaba nabanje kubyiyita cyane rwose rero tugomba kwigirira icyizere bakunzi bacu turabakunda umugisha w'Imana ukomeze kubomaho tuzongere dusubire ciao ciao ni ukuri kandi twemere uko Imana yaturemye ejo tutikururira ibindi bibazo amahoro y'Imana bane namwe.